nshaka umujama ufite ikofi. Mwabyumvishe rero abapapa bafite ikofi bajya gushaka buriyera batakazemo niko Cyane yabyise mu mwihere ku ikofi ngo akomeze yake ubwiza bwe ntibuhungabane. Nabahada nabaha cyane rwose. Mm. Body yanjye iraburira ikindi mbese iba yiranga ahantu hose. Ni ukuvuga ngo wa muntu uzashinya sheke akaza kuba yampereza iyo sheke nuko hari icyo azaba yabuze mu rugo iwe. Icyo gihe rero nzamufasha mwiteho umutemo koko hasi. Icyizere TV, ese muraho mumeze neza? Nizere ko aho muherereye hose haba mu Rwanda hanze y'u Rwanda, nizere ko mwese mumeze neza. Nkomeza mbifuriza amahoro y'Imana, Imana ibampera amahoro yo mu mutima kuko mbona nta kindi mukwiye nicyo mukwiye. Nkomeza kandi mbashimira ubwitange n'umurava mukomeje kungaragariza. Uwiteka abampere umugisha n'ukuri utagabanyije. So rero nk'uko mubimenyereye njye ubasuhuza ni Claire. Uyu munsi murabizi ko ntajya nza ndi njyenyine, mba mbafitiye umuntu ku wundi umunsi ku wundi. Uyu munsi rero mbafitiye umukobwa mwiza cyane, ni umusitari, reka atwibwire. Tuguhaye ikaze kuri Gira Icyizere TV, ni karibu. Murakoze cyane. Amazina ni Umutesi Briella. Briella, amakuru yawe? Amakuru ni meza nta kibazo. Umeze neza? Briella, ese Briella ni muntu ki? Ni tubwire tukumenye. Briella ni umuntu usanzwe nk'uko muri kumureba, ariko hari umwihariko. Uwo mwihariko wawe ni uwuhe? Umwihariko nkunda kuba nsa neza, nkunda kwambara neza. Ibyo ni byiza, turi kubibona, ni ukuri turi kubibona, biragaragara. None se Briella ni umumama, Briella ni umukobwa, Briella ni muntu ki? Briella ni umukobwa. Sategereje umugabo ra. Utegereje umugabo? Cyane rwose. Umukobwa mwiza umeze gutya se, ndakeka ufite abafiyanse nka benshi ariko. Ni benshi ariko harimo umwe wemera kurusha abandi. Ufite bangahe? Ntago namenya umubare, si ubwe umubare n'uyu nguyu. Ni benshi cyane ku buryo batabarika. Ni benshi pe. Ese urabona ubwiza? Ubwiza abajama aba ari benshi. Ariko n'ubwo babona ntazi. Nise Briella, abo ba fiyanse benshi cyane utazi umubare, mu by'ukuri ubasha kubaha umwanya bose? Ari nk'abo njya nkatira mba mbona ibyo nshaka batabyujuje, nkavuga ati reka mbe mbakatiremo buhoro buhoro, ngenda mbagabanya nyagasani. Briella, ese ibyo uba ushaka ni ibiki? Ngo n'abandi bumva babyujuje baze nabo biyongere kuri uwo mubare w'abo bandi. Ibyo nshaka ni nk'umuntu ufite ibitekerezo runaka, ushaka kugera ku cyo ashaka, kuri wa muntu banumva njyewe ubwanjye nkunze, yaba mu gihagararo, mu miterere, ese mu myambarire, ese ageze kuki. Nshaka umujama ufite ikofi. Briella, niba ari uko bimeze rero ushaka abajama bafite ikofi, ntago ari bo ushaka aho gushaka ikofi, siko bimeze? Oya nawe ndamushaka, uko nshaka ikofi afuza arenda nk'akazi nkora runaka kama amafaranga ya buri munsi nshobora kuba nakenera, ariko n'uwo mujama ndamukeneye kameme nawe akongeramo. Nese Briella, ukora iki mu busanzwe? Ni ukuvuga ngo nkorana na bizinesi yitwa M Global in Motion, ikora ibijyanye n'imiti. Ni ukuvuga ngo ni bizinesi y'abanyafilipine, ku muntu wese waba wifuza kuba yaza tugakorana cyangwa se yaza kutugurira imiti, yahabwa ikaze
tukaba twamufasha. Okay, Briella, niturwara tuzakubwira utuvure. Yeah. Briella rero abo bafiyanse se nyagasani ntibazarwana ntibazaterana ingumi. Nashaka bazicara none se reka mvuge. Nimba ndi umukobwa umwe nk'abajama nka 5 bakaza ati naragukunze cyangwa se nshaka ko dukundana. Urumva rero nkanje mbura amahitamo. Ari je mbona nkabona ni mwiza nkabona ndi mwiza nkabura amahitamo. Bose ukakira. Ubwo rero se mpitambakira nkavuga ati reka mbahe umwanya mbaye na teri uzakubita undi niwe nzatwara. Okay, nise Briella ubwo abo bafiyanse bose turabizi ko gukundana urubyiruko rw'ubu ngubu ruvuga ko urukundo ngo rutarimo sex ni nko kunywa icyayi cya mukaru kitagira isukari. None bose niba mukundana bose muhavinga sex ubigenza ute? Je mbona sex atari urukundo ariko mbona sex ari nko enjoying life. Mu gihe wenda uri kumwe n'ukunda kame mu nk'abo 5 nakubwiye ko ari mu ese muri abo ngabo ntazi umubare wose niko tuzakora sex. Umwe niwe muyikora? Oya n'umwe ntabwo ndamutamo Briella umwe ntabwo ndamutamo fresh ariko nyine nshaka kuzamutamo one day. Okay, none se uburaho gutyo gusa nta muntu uvuze ngo gutamo uraho gusa nta muntu uratamo? Nta muntu ujya utamo ngo ugire byagorana. Briella nubwo bwiza bwawe n'abagabo bari hanze ahangaha waba uraho gusa nta muntu ujya nugutamo harya wavuze nugutakazamo? Nugutakaza wenda tuge gutakazamo. Okay, ntawe koko tubwiza ukuri? Ntawe rwose. Uri igisambo rero? Oya nawe nese ko Imana yanyihereye nanjye nzabiho nshaka. Nyine Imana yaraguhaye uba ugomba nawe guha abandi. Oya ntago burya ari buri wese wagahaye. Oya hari umwihariko duspose niba umujama wubwe ngo aragukunze mwakoresheje icyo gike ubundi ukajya umuha sex buri munsi uko ayishatse nako ntago ari buri munsi cyane. Mutarakora igikwe nta musore ushaka guha ibyawe? Oya. Briella ariko abapapa bo wabihera bakagira bakakwihera ikofi kuko abapapa ndabakubona wambaye inkweto ihenze waparitse imodoka ihenze hariya. Briella ntago ibi bintu ubikura muri iyo miti wavuze ukoramo. Nabatakaza nese njyo nkubere. Mwabyumvishe rero abapapa bafite ikofi bajya gushaka Briella batakazemo niko yabyise mu mwihere ku ikofi ngo akomeze yake ubwiza bwe ntibuhungabane. Nabahada nabaha. Okay, ibyo ni sawa uri umwana mwiza ugira ubuntu. None se Briella mu by'ukuri urahenze uri class. Ubwo dushaka kuvuga ngo bazaza ubahe ugasanga ufite igihumbi araje ufite biraraje bahe limite bahe umurongo bagomba kugenderaho. Dafite sheke se bwo nta kintu twavugana. Ufite sheke ufite konaki hafi aho ngaho aho ngaho twavugana nabyo bitagiye kure. No gusinya sheke kabisa. Okay, babyumvishe rero ibisabwe iwawe. None se Briella nanone umupapa uzaza agashinya sheke ye sibyo yasize umumama we mu rugo. Urumva ko abaje gushaka ikintu cy'umwihariko. Ese hari umwihariko ufite ubazigamiye? Cyane rwose. Bodi yanjye iraburira ikindi mbese iba yiranga ahantu hose. Ni ukuvuga ngo wa muntu uzashinya sheke akaza kuba yampereza iyo sheke nuko hari icyo azaba yabuze mu rugo iwe. Icyo gihe rero nzamufasha mwiteho. Umutemo koko hasi. Uko niko rero bose bahise bagira amatsiko. Uzabikora ute kugira ngo bahite ewana kabisa ugihaguruka hano turashyira akanimero kawe bahite basinya amasheke n'amakontake bayakuzanye? Uzabikora ute? Icyambere ubwiza bwanjye kwitaho ubundi nicyo cyambere gikurura abagabo. Kwambara neza. Ikindi kuba wabona umuntu ukamusekera neza ku buryo abona ko umufitiye ibyishimo. Icyo gihe rero iyo ubikoze sinya sheke imwe se buriya nk'icumi. Briella sheke 10 zose bajya baza bakazisinya.
Ego. Oh my god, sha niyo mpamvu mwakize. Ese nk'iriya modoka Briella waparitse hariya nayo ni umuntu waje ahita umusekeye gusa ahita akuramo contact araguhereza? Aya. Nyine ntabwo musekera gusa hari n'ibindi biza nyuma nka sex wavuze. Ibyo nibyo dushaka kumenya. Ubikora ute Briella ku buryo kano kanya uri umukobwa mutoya wambaye imyenda ihenze utwara imodoka ihenze, ubikora ute kugira ngo ibyo bintu bashe kubigeraho Briella? Cyambere izi body yanjye byonyine ubwawe niyo umusore ayikozeho cyangwa umugabo ahita avuga ati ubyanjye ndabirekoje cyane rwose, ahita avuga ati ubu ngubu misembu wawe nta kundi gusubira inyuma, ntasubire mu rugo kandi afite umugore n'abana. ubwo ni ukuvuga ngo nimba yamaze kunkoraho nkaba namaze kumusoma ubwo byarangiye mpita mutwara. Body yawe cyangwa ifite rukuruzi tutazi ni biki wisiga ngo n'abandi bakobwa bajye babyisiga? Ni ibisanzwe kabisa, ni ibisanzwe ariko nyine hari nk'uburyo nk'umusore cyangwa umugabo gukoraho uko agenda gukoraho, hari nk'uko cyangwa se wowe uburyo umukoraho nibyo biba byamukurura, cyangwa se nk'uburyo mubonanye muri gukora sex nibyo bintu nyine bituma aza yihuse. Briella, hano kuri Gira Icyizere TV hari abantu benshi badukurikiye, abari mu Rwanda ndetse no mu mahanga, abakobwa, abasore, abasaza n'abakecuru n'abadamu n'abapapa. Briella, dushaka iryo banga ukoresha kugira ngo wigarure imitima y'abagabo. Iryo banga ni irihe ukoresha muri sex ngo natwe tujye tugerageza dupima amahirwe turebe? Ubwo se nimushaka kunkopera murumva mudashaka kunkopera? Briella, humura hari abapapa batari kureba Gira Icyizere TV, abo bapapa bo n'abamama n'iki byose bo ntago bazamenya ni mekata yawe nk'uko wabivuze, sibyo? Ariko twe twagiriwe amahirwe yo kuba tubasha gukurikira channel twagira Icyizere TV, twe tumenera ko kabanga basi yibure aba ariko kantu tuzahigira kazadufasha. Ako kantu se si ibanga twabigize ibanga. Oya sha, urumva ikintu gifasha abandi bantu Nenga tubigira ibanga. Oya sha Briella, nanone wabura umwana mubi ko aba ari ukwikunda. Urabona we wateye imbere kandi hari nk'abari abantu urabona ko bakiri hasi, nabiryo banga bararikeneye kugira ngo nabo bazamuke bagera aho ugeze. Ibanga rya mbere ni ugufata umugabo cyangwa se umusore uzi kugana neza ukamwakirana ibyishimo, urugwiro, then agasanga wambaye neza. Wambaye ute? Ubwo uba wambaye ute? Ushobora kuba wambaye nk'agakanzu wenda kageze hano, cyangwa se yambaye bikini nk'ugiye ku mazi ntawamenya, ku buryo nyine ari burebe ibice bimwe bigize umubiri wawe. Ubwo iyo amaze kubibona hakurikiraho iki? Iyo amaze kubibona nawe urabyumva. Azi twabigira ibanga. Oya Briella, nta banga riri hano kuko ibi aba ari amasomo tuba turi kwigisha n'abandi. Nyine iyo amaze kuba yabibona gutyo ni handi azumva nawe kugirira santima cyo kuba yagukora, kameme amaze kumwereka ibice bigize umubiri wawe. Then nimba no gusomana mwasomanye, icyo gihe santima zagenda zigiye ku rundi rwego, ku buryo uzamufasha kuba atareba inyuma cyangwa se imbere, uzareba wowe wenyine. Nise Briella, buretse gato aho uri kutubeshya, uwo mupapa waje akugana mu by'ukuri afite umudamu, kandi uwo mudamu nawe azi gusomana. Uwo mudamu azi kwambara biri sex, azi kwambara izo bikini wavuze. None kuki umugabo amusiga akaza kandi ibyo wavuze byose nawe abikora uwo mudamu? Impamvu amusiga hari ibyo wamukoreye muri sex. Ibyo nibyo dushaka kumenya. Kandi ari ibanga. Briella, wenda ashaka kuba ari ibanga, ariko kano kanya uri gupubulisita ibyo ukora, akazi kawe. Ntago wa mugabo ari bushiduke ngaze agusinyire sheke atazi iryo banga iryo ari ryo. Bivuge kugira ngo agire amatsiko abashe guhaguruka avuga ati wow, ririya banga kuri uriya mwana reka njye gutestinga. Banga se no kumuha neza nese. Umuhute se kwerega ntago ari ibanga. Briella, ni ibintu bibaho. Navuze ko ari ibanga. Ni ibintu ni ibanga ryawe, ariko ndagusabye iryo banga ritumenere, sibyo? Kuko hari abamama hano hanze byacanze, abagabo bari gusiga mu nzu bakagenda, ariko nibamenye iryo banga biragenda
ni ukuvuga ngo muri navuga muri muri cya gikorwa cya sexy abamo inuze zitandukanye, navuga ko ni posteri cyangwa se ni nk'uburyo umukuru wa sexy. Hari nk'igihe wenda bikorana n'umugabo wenda wowe ukunda sexy yo kuba wenda wunamye cyangwa se muhagaze cyangwa se muryamye. Hari nk'igihe nk'umugore aba akunda wenda yo gukora aryamye cyangwa se ahenda, ugasanga nk'umugabo akunda iyo ahagaze ariko ntayimukura bitewe n'uko umugore atayikunda. Umugabo nawe agapfa gukora iyo sexy bitewe n'uko yabonye madamu wari yakunze, ariko akavuga ati ese ko nshaka kuba nakora sexy mpagaze ari byo bintu numva binyuze nzabibonane. Icyo gihe rero yaje nk'uko wenda akaza nk'uko mwakora iyo ageze kwa Briella, iyo ageze kwa Briella urabanza ukamubaza nyine postera utukunda iki. ubwo imaze kumva ati yenda ntiyandi mpagaze ningwa neza, urumva none guhita umutamo Fred ubundi ntasubiriwe sheka akayisinya ko ntacyo akayikora mu mufuka, bitewe n'uko nyine iwe yabibuze. ari kubona iyo bunamye cyangwa baryamye kandi ashaka iyo bahagaze. ubwo urumva rero none se kuki umugore wewe atamubwira ati mugore wanjye ndashaka iyi poster reka aba ariyo dukora, kuki atabimubwira? Ni ari abagore batazi gufata abagabo neza. ubwo rero yageze kwa Briella, Briella amufata neza poster zose arazisangamo, ahita avuga ati ntabwo ndi gusubira iwanjye. None se Briella, posteri iryoha muri izo zose watubwiye ni iyihe? Ukunda kugira abakiriya bakunda iyihe mbese muri makeya? Posteri se urebye iyo ndyamye ntabwo nyikunda, njyewe nkunda kujya hejuru y'umugabo cyane rwose. umujya hejuru aba ahagaze, aba yicaye, abagize ate? aba aryamye. urabona nk'urugero iyo umuntu yaryamye agaramye gutya nyine bahita ujya hejuru. Nese wowe umujya hejuru umeze ute? basi simba nicaye uba wicaye? nicaye. iyo posteri niyo number 1 muri posteri zose. Nese Briella, ubona n'abagabo ariyo bakunda, wowe tubwiye ko ariyo ukunda, ese n'abagabo niyo bakunda iyo posteri? bakunda ibitandukanye, ntabwo bose ariko bakunda bimwe. Ariko ingero nyinshi ukunda kwakira zikunda iyihe posteri? zihagaze, izunamye. Ariko se guhagarara ntabwo ndi kubyumva. Muhagaze birashoboka? Bishoboka gute? Birashoboka cyane. Bishoboka gute se kandi muhagaze? Ndabona n'inzu bibafashamo ko mwayifashisha igikuta cy'inzu cyane. Ubwo bigenda gute? Akomana yanjye ese twabigize ibanga? Oya nta banga ririmo Briella, we dusobanurire, bahambo dusobanurire. ni ukuvuga ngo nka kuri mugiye nko kubikora. Then hano hari igikuta, icyo gikuta kirabafasha. hari igihe ukegamamo, wegama ni wowe mukobwa njye Briella, ukegamo kuzamura urugabo, nane akaguru ukagashyira he, then arakagufatira mani agafata ati umugabo se nese umugabo afata akaguru hanyuma sex akayikora gute kandi afashe akaguru? neza cyane. Gute se kandi afashe akaguru? Duspose ni nk'urugero, urabona nka kuri iyo mugiye kuri sex wenda muryamye, hari n'ukuntu azamura akaguru. Inde uzamura akaguru? Umugabo azamura akaguru kawe kandi muryamye cyane. Briella, ibyo bintu ntago mbizi, noneho ndi kumva ari ibitangaza. Komeza utubwire. Afata akaguru, muraryamye mwese? muraryamye cyangwa se muranahagaze. ubundi biterwa, harimo ababikunda ariko harimo n'abatabikunda bitewe n'uko buri wese ntabwo akunda ibintu bimwe nk'ibya mugenzi we. ni ukuvuga ngo kakaguru azakazamura, then akora akazi nyine, kuko urabona mbese wenda murahagaze ni nk'urugero. Zana nkufashe telefone uhaguruke utwereke. Oya haguruka ntacyo guhaguruka ntabwo ari sawa. nyine turagira ngo utwereke, dupfa kubibona gusa ngo twereke ntacyo. urabona nka kuno uhagaze, yego uzamuye akaguru kari bwikunje gutya,
then imbere yawe hari umugabo ya azaza imbere wazamuye akaguru gutya kano kazagufasha kuba wahagarara kugira ngo uticara cyangwa se inda ukagwa ya kazagufasha ubundi mikore sexy neza. None se Briella hari ikintu ntari kumva wahagarara ku kaguru kamwe umunota ugashira cyane rwose kandi basinye sheke. Briella uri hano arasekeje niyo wavunika basinye sheke it's okay cyane rwose sheke iragufasha kwivura. Nimba basinye nka miliyoni urumva niyo mvunika uri bwibuze nk'ibihumbi 5 urumva ntagiho. Briella hari abantu bajya basinya sheke ya miliyoni akamiliyoni kose cyane rwose nimwe se n'ebyiri zageramo bitewe n'uko wamushimishije. Uye Briella yo ni amafaranga menshi ibyo bintu birashoboka cyane. Oh la la Briella positeri zose iyo uzigiyemo usanga yitamo muri positeri imwe ugasanga nyine suyatsindira. Okay bivuze ngo wowe ufite experience nta muntu n'umwe uzakugana ngo asubireyo yicuza. Reka asubira ajya hese mpari ntago yasubira azahaguma. Yego n'undi nukuvuga ngo uru Rwanda rwose no hanze yarwo abagabo bose n'abanje n'abawe cyane rwose. Okay bazaze bakugana cyane ko hari n'aba diaspora bava hanze bagaza ari abasore nta muntu bafite wo kubashimisha wo kugira wo kuba baruhuka mu mutwe urahari. Icyo gihe ndabafasha rwose ndabafasha mana yanjye ubwo ibyishimo baburiye iwabo mu gihugu cyabo bakibabonera mu Rwanda cyo nkubwiye ngo ntibabibona kandi batifuza gusubirayo. Rahira iyo bahageze ntago bifuza kugenda cyane rwose. Okay Briella se nyagasani mana yanjye noneho Briella uri hano aransekeje arasenya ingo zanyu arazimara pepe. Oya imbesha ntabwo nagiseye uko barizana neze ni wasanga iwanjye. Ufite n'inzu yawe Briella cyane rwose. Warakize pepe uba ufite inzu yawe barazi wawe ufite n'uburiri bwiza ubaryamishaho cyane rwose nka matora ya 250 ubwo si niyo ngiyo nukuri. Bivuze ngo umugabo ugeze iwawe ntagataha ataka imbavu kubera yaryamye ku kantu k'amafuti. Reka kandi dukorana n'inganda za matera zitandukanye. Ubwo icyo gihe urababwira ati munkore matora ngiye umwihariko nzajya ndyamishaho abasheri banjye bazajya bansura. None se Briella abo basheri bawe bose ufite uburiri bumwe bose nibwo bahuriraho? Biterwa n'ashaka harimo uba wishakira agaciriritse niko wenda katamuvuna hari uba wishakira mu ntebe hari n'uba wishakira kuri iyo matera. Mu ntebe se naho mubikoreramo cyane birashoboka. Mu ntebe bikorerwamo gute kandi ari mu ntebe Briella? Ni mu ntebe ariko imeze nka matera cyane. None si intebe aba ari ntoya ntago mwaryamamo muri babiri ariko byakunda muri babiri gute bigenda gute? Ibyo byo niba ngo ubishaka zaze kundeba mbimwe cyangwa nawe zaze kunsura iwanjye mbikwereka. Nubona umugabo uzantumire nze hanyuma nzane kamera ndebe dufate amashusho turebe uburyo mubikorera mu ntebe gakunda uzemera nituzana kamera cyane pfa kuba muzaza mwambwiye mutazanungura. Okay Briella urakoze cyane kuduha karibi wawe. None se Briella ndabyumvishe koko nta mugabo wagera iwawe ngo azasubira iwe. Ni iyihe nama rero wagira abadamu kugira ngo byibuze ababashije kubabona abakibafite bataragera kwa Briella byibuze bakumire batazagera kwa Briella cyangwa n'undi mugenzi wa Briella bakore batabo badamu? Okay icyo nababwira no kwita ku bagabo babo then mu gihe bari mu gikorwa cyangwa se bagiye gukora sexy bakita kwibanda ko cy'umugabo wabo akunze. Dusipoze nimba wenda akunda kubikora gutya bagaharanira nyine kuba babikora. Nimba umugabo akunda kuba yaza agasanga wambaye gutya aribyo bimushimisha biharanire every day nava mu kazi asange ni kumeze kandi umeke. By the way nimba atanoga amazi ashyushye yige kuyoga. Abagore boge amazi ashyushye
abagabo bayategurira abagabo babo mu gihe okay. bavuye mu kazi basange bayateguye. Yeah. Ese Briella wowe urayategura? Fiance sheri wawe yaje asanga wayamuteguriye? gusa urumva nabyigisha ntateguye. Briella ararenze. Ndarahira uyu munsi nabazaniye umuti, murumva ko abagiriye inama mwabadamu mwe ngo mwige gufata neza abagabo banyu, ibintu by'amasoni ku ruhande. Reka rero Briella tumukure ku zuba, hari izuba ryinshi kandi ntago amenyereye izuba, ngira ngo murabibona ko isura yari nk'iy'uruhinja. Reka tumukure ku zuba, gusa mbararikira ko ubutaha tuzamugarura noneho atugira inama ku badamu uburyo bagomba kwifata ku bagabo kugira ngo izi divorce ziri hanze hamwe kabyara mwe zibashe kugabanyuka. So rero inshuti zagira icyizere, mwibuke gukora subscribe, share, comment kugira ngo ibi ngibi dukora bibashe kugera henshi cyane, kugira ngo bibashe kwigisha benshi. Kandi nimba wakunze n'ibyo dukora, duhe comment, uduhe courage, nukuri Imana iraguha umugisha. Naho ubutaha rero, kandi munyamuzirikana ko mbakunda cyane, mpora mbifuriza amahoro y'Imana. Bye.